Iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Ngiye kubaha ibintu bitanu, impamvu eshanu zatuma ukwiriye nawe kuba wakwiga solfège cyangwa se kugira ubumenyi kubijyanye no gusoma amanota y'umuziki. Impamvu ya mbere nuko ni ururimi ubwabyo. Kwiga solfège ubwabyo ni ururimi rushya uba wiyongereye ku ndimi urusanzwe ufite. Impamvu ya kabiri nuko buriya kwiga solfège ni ibintu bituma ufunguka mu mutwe, ufunguka ubwonko ku buryo iyo ugiye kwiga n'ibindi bintu bimeze nkaho bikomeye bigusaba gukoresha ubwonko cyane, ibyo bintu birakorohera biturutse ku ibanga ryihishe muri solfège. Impamvu ya gatatu nuko kumenya gusoma amanota kuriya kuntu wiga solfège, kuriya kuntu uyisomera indirimbo yanditse ku manota biguha umutuzo, bituma wiyumva neza, bikurinda stress no guhangayika. Impamvu ya kane ndayivuga ku basanzwe baririmbye noneho nuko iyo abantu baririmbye uko bidakwiriye wowe ubyumva vuba kubera ko amatwi yawe aba yarabaye develope, ugahita ubona aho hakwiriye gukosorwa. Impamvu ya gatanu nuko no kubijyanye n'ubusabane bwawe n'abandi, imibarire yawe n'abandi, iyo wiga solfège ni ibintu byoroha cyane. Nimvuge ko ari ibintu bitanu ngomba kubabwira, ni byinshi ntabwo nabirondora ngo birangize, ubwo simvuze ko umuziki winjiza n'amafaranga, ubwo amakorari asanzwe yishyura abarimu ngo baze kubigisha, mwe muranyumva cyane, ibyo mvuze murabyumva. Hanyuma nashimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Hanyuma abantu bifuza kuza kwiga umuziki, mwinjira muri channel yacu, amasomo ariho muraza muyabone.